Iyo umuntu anyuze mu bihe bikomeye cyane cyangwa se nyine ibyamuhungabanyije cyane ibizwi nka trauma, ashobora kugira ikizwi nka PTSD, ni post traumatic stress disorder. Ikaba ihungabana rikomeye cyane rigaruka nyuma y'ibyabaye bibi. Kimwe mu bimenyetso bikunze kugaragara rero muri PTSD ni ikizwi nka hypervigilance, ari byo kuba umuntu ahora ameze nk'uri maso cyane, akomeza kureba impande zose naho yahungira nubwo nta kintu cyihutirwa cyamugaragayeho cyamugirira nabi. Ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, mu gace tubagezaho buri wa gatatu w'icyumweru, tukagaruka cyane ku bijyanye n'indwara ndetse n'ibibazo bitandukanye byo mu mutwe. Uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe hypervigilance muri PTSD. Ni ikimenyetso gikomeye cyane kiranga abantu bafite ihungabana ndetse n'izindi ndwara z'imitekerereze zitandukanye. Yaba bakusanyije kandi ugiye kwibagezaho ndi Muhire Psychologist. Nizere ko amaze gukora subscribe hano kuri Muhire Psychactor, channel ibagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ibindi bijyana nabyo. Ndabyutsa ko kandi tunabahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ndetse n'imibanire. Ubaye ukeneye kuvugana n'umu-therapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description. Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Ndi Muhire Psychologist. Hypervigilance si ugutwarwa no kuba maso gusa, ahubwo ni uburyo bwo kuba mu gitutu gihoraho, bigatuma umuntu agira umunaniro ukabije, akabura amahoro mu mubano we n'abandi, ndetse bikamubangamira cyane, bikaba byanabangamira n'imirimo ye ya buri munsi. Mu bindi bimenyetso biranga iyi hypervigilance no kuba abantu bafite iki kibazo bakunze kugaragaza ibi bikurikira: kureba ibyago birenze uko biri, umuntu ahora yumva ashobora guterwa cyangwa se guhura n'akaga, abashaka kwicara aho ashobora kubona umuryango wo gusohokeramo vuba iyo hari ikintu kibi, cyangwa se nyine akanga kwicara atagenzura inyuma he. Akunda kurangwa kandi no kwanga ahantu hashobora kuba ibyago, nko kwanga kujya mu nama, mu masoko, mu muhanda cyangwa se ahandi hantu hari abantu benshi. Hari igihe bigera n'aho umuntu agira indwara izwi nka agoraphobia, gutinya kujya mu ruhame. Umuntu ufite hypervigilance kandi arangwa no kuba yikanga cyane, umuntu asimbukira hejuru niyo hari urusaku ruto cyane cyangwa se ikintu cyoroshye akiyumvamo ubwoba budasanzwe. Arangwa kandi n'ibimenyetso byo ku mubiri, kubera hormone yitwa adrenaline ikunze kujyana n'iby'ubwoba na stress. Umuntu ahora afite umutima utera cyane, umuvuduko w'amaraso uzamuka cyane, ndetse rimwe na rimwe akagira amaso magari, people directed. Ikindi kigaragara ni uko hypervigilance ituma umuntu abura ibitotsi, akumva ananiwe cyane, akabura ubushobozi bwo kwibanda ku bintu, ndetse yewe bikamukururira guhangayika cyane n'ihahamuka. Ubundi ni ibiki bitera hypervigilance? Nk'uko nabibabwiye haruguru, indwara ya PTSD cyangwa se ihungabana nyuma yo kunyura mu byago bikomeye cyane nk'intambara, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, jenoside, gukubitwa cyangwa se impanuka ikomeye, umuntu ashobora kugira ihungabana nyuma akaba yarangwa n'iki kintu cya hypervigilance, kwikanga cyane, umuntu agahora aba maso. Indwara zo guhangayika cyangwa se ubwoba, ibizwi nka anxiety disorders, nka panic disorder cyangwa se nyine generalized anxiety disorder, izi nazo tuzazibaganirizaho. Umuntu nawe ashobora kugira icyitwa hypervigilance. Indwara ya schizophrenia na paranoia nazo zikaba indwara zishobora gutuma bino bibaho, aho umuntu yumva hari abantu bamurwanya nubwo nta bihamya bifatika abifitiye. Indwara izwi nka dementia ni itsinda ry'indwara z'ubusaza zishobora gufata abakuze, nka Alzheimer disease, zishobora nazo gutera kwikanga cyane ndetse no kuba maso bidasanzwe. Ibibazo by'ubuzima bwo mu mubiri nabyo, nka hyperthyroidism, ikibazo kijyanye no gukora cyane kw'imvubura, indwara z'udusebe two mu nda, cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge nka cocaine na methamphetamine, nabyo bishobora gutuma umuntu agira iki kibazo cya hypervigilance, kuba maso, kugira ubwoba budasanzwe, umuntu agahora ari maso cyane akikanga. Iki kibazo rero gishobora gutera ibindi bibazo bitandukanye, nko kubura ibitotsi, guhora unaniwe, kudashobora gukora neza mu kazi cyawe cyangwa se ku ishuri, ibibazo mu mibanire, kubera ko umuntu ahora atizeye abandi, yumva ko bamurwanya cyangwa se nyine bashobora kumubabaza,
Umuntu ashobora kugira ibibazo kandi by'ubuzima nko kuribwa imitsi, umutwe, umunaniro uhoraho cyangwa se indwara z'impyiko n'igifu. Ushobora kuba utangiye kwibaza uti ese bino biravurwa? Hypervigilance ntabwo ivurwa ukwayo, ahubwo ivurwa hifashishije uburyo bwo gukemura ibibazo nyirizina byayiteye, bya bindi twabonye hejuru nka PTSD, schizophrenia, guhangayika ndetse n'ibindi. Uburyo butandukanye abaganga cyangwa se inzobere mu kuvura ibibazo by'umutwe bakoresha harimo nk'ibizwi nka cognitive behavior therapy CBT. Iyi ngiyi ijyanye no gufasha umuntu gusobanukirwa ko adashobora kugenzura isi yose ariko ashobora kugenzura uko ayakira. Hari ibizwi nka exposure therapy. Iyi ngiyi imufasha guhura gahoro gahoro n'ibimutera ubwoba kugira ngo abimenyere abica amazi. Hari izwi cyane nka MDR, eye movement desensitization and reprocessing. Ni ibijyanye no gukoresha amaso n'imyitwarire runaka mu gufasha umuntu gutandukanya ibyabaye kera n'ibiri ku ngubu, mbese byari kuba mubu ari gucamo. Hari uburyo buzwi nka mindfulness and meditation, mwese murabumenyereye. Ibi ni ibijyanye no kwiga kuba mu gihe cya none ndetse no kumenya guhumeka neza bikagufasha gutuza. Hari n'imiti ishobora gukoreshwa nk'ivura guhangayika, ihungabana cyangwa se indwara zo mu mitekerereze zindi. Izo nagiye mbabwira haruguru, uburwayi bwo mu mutwe bweruye izwi nka schizophrenia ndetse n'ubundi. Hari uburyo rero uko umuntu yifasha ubwe, nko gufata umwanya uhagije wo kuruhuka no gusinzira neza, gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ikore ibizwi nka endorphin zifasha umubiri kumererwa neza. Harimo kurya neza kandi ugafata amafunguro yuzuye. Harimo gushaka ibikorwa byo kuruhuka nko gukora yoga, gusenga, meditation cyangwa se guhumeka neza. Harimo kuganiriza inshuti n'umuryango, aho kwigunga hakazamo kwifatanya n'amatsinda yunganira abafite indwara z'ihungabana, post traumatic stress disorder ndetse n'izindi ndwara z'imitekerereze. Ngana ku musozo w'iki kiganiro cyacu rero, hypervigilance cyangwa se kuba maso bikabije kubera ubwoba no kwikanga bidasanzwe ni ikibazo gikunze kugaragara cyane ku bantu bafite indwara y'ihungabana PTSD, ariko gishobora no kuboneka mu bandi bafite indwara zitandukanye zo mu mitekerereze cyangwa se indwara zo mu mubiri. Ibi rero bituma umuntu ahora mu gitutu, atishimira ubuzima kandi bigatuma adashobora gukora cyangwa se kubana n'abandi neza. Icyiza rero gihari ni uko hari ubuvuzi bufasha bushobora gufasha umuntu kumererwa neza, haba mu bitaro, mu baganga b'inzobere mu by'imitekerereze ndetse no mu matsinda yunganira abafite ibibazo by'ihungabana. Ni nayo mpamvu turi hano kugira ngo tubibabwire, ari nayo mpamvu tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ndetse n'imibanire. Ubaye ushaka kuvugana n'umuterapist, uratwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Niba wakunze iki kiganiro ukore like, unakore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi tubategurira tukabagezaho. Ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa se icyo wumva twazaganiraho ubutaha, ushobora kutwandikira muri comment, hanyuma njye wabibagezagaho nari Muhire Psychologist. Naho utamu kindi kiganiro.